ni kuri uyu murongo wo hejuru, uyu murongo w'umutuku niho ishobora kuzaza ikatacinga. Ubwo no kuvuga ngo value azaba ari, turebe value izaba ihari uko bizaba bimeze kugira ngo nigaruka kwa tacinga. No kuvuga ngo maximum yayo mbere yuko ikomeza kumanuka ishobora kuzazamuka ikagera muri 1.64, ubundi yamara kuhagera ikabona kumanuka cyane, noneho ikaba yagera munsi y'amadolari 1.5, ikaba yagera muri 1.4, 1.3. Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko trading platform, mining platform ndetse na investment platform. Topic y'uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri ya coin yacu yitwa Kowa. Tugiye kwerekana uburyo withdraw ikorwa. Bibutsa ko turi gukora withdraw ya 75% byasigaye, ndetse buri kwezi tukazajya dukora withdraw mu gihe kingana n'imyaka 2 guys. Ni nk'umushahara ku kwezi kabisa. So tugiye kwereka step by step ku bantu babyibagiwe n'abandi bantu batigeze baclaiminga kandi baramaze kuzuza ibisabwa. Mushobora guca inbox mukatwandikira kuri WhatsApp tukabafasha. Ikintu cya mbere rero ukora, hano iyo uri kuri MetaMask dashboard yawe, ikintu cya mbere ukora no kumanuka ugakanda hariya hasi handitse browser yawe. Iyo umaze kuyikandaho urategereza bikabanza bikarodinga, hanyuma ugakomeza ugategereza. Yes, alright, ugahita uhinguka ahantu hameze gutya. Yes guys, ariko mbere ho gato kugira ngo dukomeze, nakongera nkashishikariza abantu kuba bamininga iyi coin. Iyi ni airdrop iri gutangwa yitwa Kowa Cake. Iyi yitwa Kowa Cake. Muri kubona ko namaze kuregisteringa ngiyewe, ndi kubona Kowa Cake 5 buri saha. Yes, muri kubona ko maze gutumira abantu 10, balance maje kugira Kowa Cake 145. Alright, nimba ukeneye link yo kwinjiriraho gufungura konti biroroshye cyane. Ku bantu bamenyereye ibintu byo kuri internet biroroshye cyane, ca muri video description uhabone link ya Kowa Cake, uyikandeho ubundi registering nawe yinguke ahangaha utangire ukore mining. Yes guys, reka twigarukire twerekana uburyo Kowa zibikurwa. Ubwo no kuvuga ngo uramitse udafitemo iyi dashboard, ushobora kuza hariya muri browser, warangiza ukareba ikimenyetso cyo guteranya cyangwa ugakanda hano hantu handitse umubare 3, ukandikamo ijambo bita iri ngiri kowadao.org. Iryo ni ryo jambo rizagufasha guhinguka kuri screen imeze nk'iyi ngiyi uri kubona. Iri jambo bita kowadao.org. Hanyuma twikomereze ubwo ku bantu bageze aha ngaha. Rero mu gihe uri kuri ino interface cyangwa uri kuri interface imeze gutya, ikintu ukora kugira ngo uclaiminge, uhita uza hariya hejuru handitse menu gakandaho. Yes, amara gukanda kuri menu yawe ukaza ugakanda kuri airdrop. Kanda kuri airdrop ahangaha. Yes, iyo umaze gukanda kuri airdrop bagusaba gusetinga igihugu waba utaragisetinze. Muri uyu mwanya wa mbere ushyiramo igihugu cyawe cyangwa igihugu ukomokamo urimo. Yes, ugashyiramo ubwo ngi igihugu kirimo, ariko iyo kitarimo ushyiramo icyawe. Jewe ni Rwanda, nimba uri umuntu urashyiramo Burundi, nimba uri Umuganda urashyiramo Uganda. Then ibyo byose byarangira ugakanda kuri iyi buto yanditseho confirm. Yes, alright. Ukimara gukanda kuri buto yanditseho confirm rero, kubera ko uba warabindinze, ndagira ngo bibutse bimwe byo kubindinga twakoze ubwo twahuzaga Kowa yacu na MetaMask. Ya wallet address uba warakoresheje ubindinga, uhita utangira kuyibona ahangaha. Muri kubona ko hano ngiye harimo wallet address yanjye. Nawe nimba warakoze binding, aho ngaho ugomba gusangamo wallet address yawe.
Yes guys, nibyo nababwiraga rero ahangaha muri kubona ko itariki zanjye zo guclaiminga zari itariki 9 z'uku kwezi kwa kane, ngomba guclaiminga amakowa runaka bangeneye. Ngira ngo nkuko mubibona hano mfite icyo bita total remaining vest cyangwa ayo mfite nsigaranye nazakoresha cyangwa nzaclaiminga muri cya gihe cy'imyaka 2 nkuko nabibabwiraga. Ni kowa 411 nizo nsigaranye. Hanyuma available now to claim cyangwa ibihari aka kanya byo guclaiminga, available now to claim, ibyo ngomba kwakira aka kanya nkabikoresha icyo nshaka, ni kowa zirenga 18 n'ibice 75 guys. Ubwo rero iyo ubonye iyi buto yitwa claim yabaye umweru cyane, yabaye umweru cyane, ubusabwa kuza ukayikandaho ugaclaiminga. Ubu nkanzeho kuri claim. Alright, ndategereza akanya gato nimba namaze gukanda kuri claim. Yes, alright, ngira ngo murimo murabona ko aka kanya nshobora guhita nkahita nkanda kuri iyi buto yanditseho confirm. Ubwo twakomeje rwa rugendo rwo guclaiminga, uraza ugahita ukanda kuri iyi buto yanditseho confirm. By'umwihariko ugomba kumenya ko ugomba kuba ufite icyo bita fees. Iyo udafite fees yo gukata urabanza ukayishaka, ushobora kunyandikira ukambwira uti nta fees mfite yo gukata, ndaclaiminga gute. Kuri iyo ngingo nkagufasha. Ngira ngo muri kubona ko kuri balance yanjye nsanzwe mfiteho amakowa runaka baraza kukwifashisha bari kunkata. Uri kubona ko estimated gas fees yanjye ni 0.00184. Rero ahangaha muri kubona ko kuri balance yanjye nsanzwe mfiteho kowa 0.3138. Ubwo nimba claiminga bikanga kandi uzi ko amategeko n'amabwiriza yose asabwa wayujuje, urasabwa kuba wanyandikira nkaguha gas fees ukaza kuyinyishyura urangije ku withdrawing. So iyo rero ugeze ahangaha icyo usabwa gukora bari gukanda kuri iriya buto yo hasi yitwa confirm. Iyi buto niyo usabwa gukanda kugira ngo ukomeze igikorwa cyawe cyo guclaiminga. Then iyo umaze gukanda kuri iriya buto nyine urategereza bikarodinga nkuko uri kubibona. Ubu claim yanjye uri kubona ko yabaye successful. Hanyuma nimba ndagije guclaiminga kanongere nsubire kuri airdrop urebe izindi tariki uzabikuriraho. Ushobora kujya hariya kuri airdrop nanone ukongera ukareba ese nzagaruka kubikura ryari, kuko hari abantu benshi cyane batajya bibuka igihe bazabikurira. Ubu bamaze kuma indi tariki yo kuzabikuriraho, nibyo ngiye kureba kugira ngo menye ngo igihe iki niki nzagaruka mu isoko nje guclaiminga. Yes, uri kubona ko nkuko narindi kubibabwira igihe cyo guclaiminga izindi kowa kuri njyewe, ngo sinzi ngo kuri weho bimeze bite. Muri kubona ko hano azaba ari ku itariki 9 bo muri kubona ko nzaclaiminga ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2023 saa 11:41. Muri kubona ko ya buto yitwa claim yabaye umwera ariko wijimye, bivuze ngo iyi buto ntago nakongera kuyikanda ngo bikunde mu gihe izi tariki 9 ntarabasha kuba nazigeraho. Hanyuma ibyo nimba birangiye, reka tugaruke kuri wallet yacu turebe ngo ese zakowa zagezeho koko. Yes, alright. I'm sorry gato, kategereze byongere bize. Yes, muri kubona ko kowa zacu zarangije kugeraho. Kowa 19 zamaze kugeraho, ubwo hajeho 18 n'ibice 7 kongeraho kowa imwe n'ibice bingahe 0 n'ibice bingahe nari mfite bibyara kowa 19. Muri kubona ko zabaye successfully received, right?
Okay, alright. Hanyuma ku bantu rero bazi gukora analyse kuri iyi coin ya Koa, tugiye kuyikora analysis twabona ko iyi coin yacu iyi ni time frame y'amasaha ane ndimo. So muri kubona ko analyse yacu igaragaza ko iyi coin ikomeje kumanuka bikomeye, nibura ahantu hakure izazamuka ikaba yakwatacinga ni kuri uyu murongo wo hejuru, uyu murongo w'umutuku ni ishobora kuzaza ikatacinga. Ubwo no kuvuga ngo value azaba ari, turebe value izaba ihari uko bizaba bimeze kugira ngo nigaruka kwatacinga, no kuvuga ngo maximum yayo mbere yuko ikomeza kumanuka ishobora kuzazamuka ikagera muri 1.64, ubundi yamara kuhagera ikabona kumanuka cyane, noneho ikaba yagera munsi y'amadolari 1.5, ikaba yagera muri 1.4, 1.3 gutyo. Urugendo rwo kumanuka muri kubona ko rukomeje, nimba muzi gukora analyse uri kubona ko ama break of structure hano breakinze, hano breakinga na hano irateganya kuza breaking, ubwo na hano muri kubona ko ya breakinze. So urugendo rwo kuba twajya mu cyo bita umurongo utukura, iyi Koa nta liquidity irimo ihagije yatuma izamuka kuri ubu ngubu. Ubwo nyine nuko isoko rimeze. Mba ngira ngo abantu bashaka kuyibayinga namwe mumenye amakuru icyo mukwiriye gukora. Nongera kubibutsa ko izi ntago ari financial advice, ushobora gukora research yawe ku giti cyawe ukamenya direction y'isoko, ukaba wabayinga cyangwa sellinga bitewe n'ikifuzo cyawe. Hanyuma ku bantu rero bifuza kugurisha Koa, kwifuza kuzigurisha, namwe mushobora kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp tukavugana mukampa Koa nkabaha amafaranga kuri mobile money. Ubwo abo mfasha muri group ya Vumbura community bo barabizi cyane, turakorana cyane. So reka rero nsoze iyi video mbifuriza kugubwa neza aho muri hose, yaba ari mu Rwanda, mu Burundi, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye hari abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. See you again later.